Bakunzi baza Ratunyuze TV, uyu munsi twiyemeje kubagezaho agakuru keza kandi gashimishije. Wowe icyo tugusaba nk'umufana wacu, jya hasi ubundi ukande kuri subscribe, comment nazo ntituzanga ndetse na like. Umuhungu w'umusirikare yakundanye n'umukobwa, umukobwa akamukunda cyane, umuhungu nawe akabibona. Ariko igihe kiza kugera, umuhungu ashaka guhemukira umukobwa. Amurya amafaranga ye yose, arangije amusaba ko bahagarika gukundana kuko yari yabonye undi mukobwa bakundana. Nuko umukobwa arababara, agahinda karamwica, abirwara igihe kinini, ariko aza kugera harabyakira. Iminsi irashira, indi irataha, wa mukobwa aza gukundana n'undi musore. Uwo musore bakundanye wundi yari umuyobozi ukomeye, noneho igihe kiza no kugera barabana nk'umugabo n'umugore. Bakimara kubana, umugabo yazamuwe mu ntera, ahabwa akazi kisumbuyeho. Mu byo yagombaga guhabwa hakaba harimo umubare w'abashinzwe umutekano bagombaga kumurinda ndetse bakarinda n'urugo rwe. Umugore yatunguwe no gusanga mu bashinzwe umutekano babageneye harimo na wa musore bigeze gukundana kera akamuhemukira. Umusore nawe yabibonye amera nk'ukubiswe n'inkuba, abura hari igitira. Umugore yaramubabariye cyane ko yari yariboneye umugabo mwiza umukunda. Gusa umusore we kubona amahoro byaranze neza burundu. Akajya aherekeza nyirabuja, agacunga umutekano we n'uw'urugo, ariko buri gihe agahora yibuka ko umubereye nyirabuja yigeze kuba umukunzi we, akibuka uburyo yamuhemukiye n'amarira yamuririye. Isoni n'ikimwaro bikamwica, akumva n'akazi yakareka. Igihe cyaje kugera, umusore kwihangana biramunanira. Yumvaho kwicwa n'agahinda ndetse n'ingingimira ku mutima yareka akazi. Ariko kandi ntiyari kubyiha kuko kureka akazi atari kubyemererwa, maze atangira kujya arwara umutima akabura amahoro. Bimuviramo uburwayi bukomeye, agahora ashikagurika, biza kurangira umutima umuhitanye. Isomo ry'umunsi: ukora ibyiza ukabisanga imbere, kandi wakora ibibi ukabisanga imbere. Ntugahemuke ubizi kandi ubishaka, kuko nta gihemu kibura ingaruka kandi nta mugisha ushibuka ku gihemu. Nuramuka ubonye umuntu arira amarira menshi kubera wowe, ntuzashidikanye kwibaza ko nawe hari amarira agutegereje imbere hazaza, kuko inabi ntiyuma kandi ntibora. Ikindi kandi nuramuka uhemukiwe cyangwa ukababazwa mu buryo ubwo ari bwo bwose uzira ubusa, ntuzihebe, kuko Imana ibasha kurwanira uri mu kuri. Ntiyemera ko urukundo n'ubugiraneza bitsindwa, nubwo bishobora kuzahazwa cyane, ariko amaherezo ubona ibyishimo. Bindahemuka, uharanire ko gushwana kwawe n'umuvandimwe wawe cyangwa inshuti yawe bitaguturukaho, kandi nibiba ubyakire ubiture Imana. Burya uba wibikiye umugisha mwinshi kandi wo mu gihe kizaza. Murakoze.